Mr Pato, hari abantu bigeze kukubona muri cya kiganiro cy'ubushize barambira ati uwo muntu ko asa na G-Tough baba bafitanye isano yaba ari murumuna we cyangwa se ni impanga. Hanyuma Mr Pato, G-Tough uramuzi? G-Tough ndamuzi. Hanyuma se hari isano muba mufitanye ko hari abantu benshi bagiye babimbaza ati se uzatubariza uriya muntu niba baba bavukana na G-Tough? N'ubwiza se na kaskeza se nawe uti ndatanga aya ngaya, bigatuma benshi bamwe mu basore n'inkumi bishingira baterekanye ibirori mu nshuti no mu miryango. Ese ruri hehe? Ntarwo mbona je Pato, mbona byinshi ko nkura nigira hejuru, wavutse uri umuziranenge. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira Inguni Zose TV, cyane cyane abamaze gukora subscribe kuri channel. Nawe niba utarakandaho reba iyi video, urebe munsi yaho handitse ijambo subscribe, ukandeho, ukande like ndetse utugire inama, inyunganizi, ibitekerezo muri comment. Kandi niba ukunze iki kiganiro cyacu ugisharinge kuri platform zawe cyangwa se inshuti zawe. Hanyuma ngewe ndi Brown T, imbere yacu hari umutumirwa, ntago nakwirwa muvugana n'umuntu mukuru, watangira twibwira. Yes, inkwano ntigihabwa agaciro cyari inkwano kuri ubu ngo cyabaye ikiguzi. Urajya gusaba uwo wakunze wagera iwabo mugatangira kujya mu biciro, bati uraduha aya ngaya nawe utimushingiye kuki? Ni lisanse se, n'ubwiza se na kaskeza se nawe uti ndatanga aya ngaya, bigatuma benshi bamwe mu basore n'inkumi bishingira baterekanye ibirori mu nshuti no mu miryango. Ese ruri hehe? Ntarwo mbona je Pato, mbona byinshi ko nkura nigira hejuru, wavutse uri umuziranenge. Niwigira hejuru gatoya habazakubonaho inenge, ntibazagira umubare. Yes, nkuko mubyumva ni Mr Pato, ntangiranye inganzo ndetse n'Inguni Zose TV turi kumwe. Natangiye ndi kuririmba nkuko ndi umunyempano, nkuko bisanzwe. Uri umuhanzi, bivuze ngo uri umuhanzi cyangwa se uri umuririmbyi? Ndi umuririmbyi. Yes, ndi byose ubundi. Yes, Mr Pato twari twamusuye muri salo aho yogoshera, kandi ni umukwaferi mwiza cyane, akubita imicongo kabisa. Murabona n'ukuntu n'agakwafe kamuriho. Ibi ngibi ari yogosha ngo nta muntu ujye umukora mu mutwe rwose. Nta muntu ujye unyogosha kubera yuko ibintu byose babiri mu maraso. Mr Pato twagusuye Inguni Zose TV, tugusanze muri salo urimo urogosha nkuko bigaragara babibona, ariko ufite impano nyinshi cyane, uri muri talent. Yego rwose. Ufite izihe mpano? Nkuko twatangiye tubivuga, ngira ngo natangiranye freestyle. Icyo ni ikikubwira yuko uri umuhanzi, uri umuririmbyi kabisa. Ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi. Numvise indirimbo zawe ngere ngo kuri channel yitwa Mr Pato. Channel yanjye ni Mr Pato. Iyo wagezeho ukanda subscribe, ugakora share, wakunda indirimbo zanjye, ibihangano byanjye, ukaba wanabisharinga ahandi hose. Hanyuma hano tugufa cyangwa se tugusuye wari urimo wogosha. Ese ibi bintu cyangwa se aka kazi ko kogosha ugafatanya gute n'imiziki ndetse na filime? Kuko hari na filime ngire ngo watangiye, ariko iyi filime watangira tubwira uko yitwa? Nkuko twaherukanaga mu gihe cyashizemo dusura, twari twamenyesheje abakunzi bacu ko dufite filime turi gutegura ibibera mu rugo. Ubu mugeze ku mwarayitangiye? Mu busanzwe twashyizeho filime, twatangije gahunda ya filime ibera mu rugo kubera ko twakoraga comedy, Kiduke comedy, ariko abafana batubwira yuko bifuza ko twategura na filime y'ama episode. Ngira ngo ubwo twaherukanaga twamenyeshaga ko icyumweru kimwe muri icyo cyumweru tugomba kuba tuyishyize hanze. Ngira ngo ubu ngubu filime ibibera mu rugo abantu benshi batangiye kuyireba kubera yuko tugeze kuri episode ya 5. Ushaka rero iyo filime baracikamwe kabisa. Abantu baracikamwe, ariko n'ubu uhera kuri episode ya mbere ya kabiri ukazagera ku wa 5. Bivuze ngo ubwo n'ubundi muri hafi kudukubitana ya 6. Ya 6 muri iki cyumweru nayo irabisohotse, ya 6 ya 7. Ikindi nakwibutsa abakunzi bacu nuko dusohora buri cyumweru. Buri cyumweru
episode iba yasohotse. Yes, Mr. Pato, n'ubu nari nkubajije ngo ese ibi bintu byombi izi mpano zombi yaba ubuhanzi yaba gukina filime n'amakomedi ndetse ukaba bifatanya n'aka kazi ko kogosha, ubikora ute? Ntabwo bishobora kubangamira kimwe kikabangamira ikindi? Oya, so icyo nakubwira nuko ndetse nabwira n'abakunzi bacu, ibi ngibi ngewe mbifata nk'uko iyo umunyeshuri ari mu ishuri afata amasomo yose ahabwa na mwarimu. So buri somo ryose rero uriha umwanya, ugafata umwanya wo kwiga ku isomo wahawe kandi ukanagerageza no gukora ugatsinda. Uko rero umuntu afata amasomo mu ishuri, ngiye ku giti cyanjye niko mbifata. Umwanya wa filime ndawutegura, umwanya w'akazi ko buriya akazi kose igihugu cyacu kitubwira ko tugomba kwihangira imirimo. Ntabwo ari ngombwa ko ibyo twize ari byo dukora. Tugomba kuza tukajya ku isoko ry'umurimo cyangwa natwe tugahanga indi mirimo cyangwa se tukajya mu myuga. Nk'uko wabibonye ndi hano muri quartier, no quartier, ariko iyi quartier bayitarya hano ni ku Gisozi, mu Gatsata. Ahangaha ni mu murenge wa Gatsata, mu kagari ka Nyamabuye, mu mudugudu wa Runyonza. Ni impande y'ikiraro cy'abasirikare. Yego rwose. Hanyuma Mr. Pato, ese ibi bintu byo kogosha ubimazemo igihe kingana gute? Bino bintu byo kogosha ndabikunda. Icya mbere cyo iyo ukora umwuga urawukunda. Mu buzima busanzwe nize electricité mu ishuri. Mfite impamyabumenyi ya electricité, amashanyarazi, gukora amashanyarazi. Nshobora gukora amashanyarazi, akora installation y'amashanyarazi, ariko bitavuze ngo ako kazi mu gihe katabonetse cyangwa se engineer runaka cyangwa se umuntu runaka cyangwa se abakoresha bampakazi kaba katabonetse, n'uyu mwuga wo kogosha uramfasha. Uragufasha? Yego. Bivuze ngo ese ubu tuwe ko wize ibintu bijyanye na electricité cyangwa se ibintu byo gukora amashanyarazi, ariko nanone ufite aka kazi ko kogosha nako ukunda kugakora. Ese nk'umuntu wogosha, wenda nitwubajije ibiciro, ariko se nk'aka kazi ko kogosha umuntu ashaka kugakora kakagira icyo kamugezaho mu buzima busanzwe, wenda akava ku rwego akajya ku rundi? Yego, birashoboka. Ushobora kuba wava mu mwuga wo kogosha cyangwa se ugakora umwuga w'ubwogoshi. Kogosha ni umwuga w'igihe kirekire, ni umwuga utarangira kandi ni umwuga ushobora kukurinda ubushomeri mu gihe udafite akandi kazi runaka. Ariko ushobora no kubigira by'umwuga ku buryo ari byo bintu bizagutunga ndetse bigatunga n'umuryango. Yego rwose birashoboka, kubera ko ushobora gutangira nk'ubu nkorera muri quartier, ariko kuba nkorera hano muri quartier hari umuntu ushobora hari abashobora kumpamagara nkaba nabogoshera mu ngo zabo bitewe n'impamvu zabo runaka. Icyo gihe uyu mwuga mba nkukuramo amafaranga. Aya mafaranga nkuramo aramfasha, ashobora kuntunga mu buzima busanzwe ndetse no mu byo nshobora gukenera no mu byo nkora. Nimba twabonye yuko mfite impano za filime, nkaba nakwandika filime, nkaba nategura uburyo bwo gukora no gukina, ibyo byose ni ibintu bisaba amafaranga. So iyo ndi kogosha uyu mwuga nkukuramo amafaranga kuko nogoshera amafaranga, yaba make cyangwa menshi, ariko araboneka, ariko ni amafaranga ashobora kumfasha mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero kogosha byagutungira umuryango, byakwishyurira umwana ishuri mu gihe umufite. Tuvuge ukora aka kazi utari urubyiruko, uri umuntu w'umubyeyi w'umupapa, birashoboka rwose kuko umwuga w'ubwogoshi ni umwuga mwiza kandi nakangurira n'abandi bantu kuwitabira. Hanyuma Mr. Pato, hari abantu bigeze kukubona muri cya kiganiro cy'ubushize barambira ati uwo muntu ko asa na G-Tough, baba bafitanye isano, yaba ari murumuna we cyangwa se ni impanga. Hanyuma Mr. Pato, G-Tough uramuzi? G-Tough ndamuzi. Hanyuma se hari isano muba mufitanye ko hari abantu benshi bagiye babimbaza ati se uzatubariza uriya muntu niba baba bavukana na G-Tough? Okay, G-Tough ndamuzi, ni umuhanzi nyarwanda. G-Tough ngira ngo no mu gitaramo hari igitaramo yakoze muri iyi minsi, icyo gitaramo nabashije kuba nakitabira. Hari n'icyo aheruka gukorera ku Gisenyi, ngire ngo abagore baramukunda cyane kubera iriya ndirimbo ye ngo aragitose.
ngira ngo gusa n'umuntu buriya abantu twese twaremwe n'Imana, turasa buri muntu abashobora kugira umuntu basa. Kuba bavuga ko nsana Gitafe birashoboka ko bafite ukuntu babibona, ariko gusa n'umuntu nta n'ikibazo kibirimo. Okay, urakoze cyane. Hanyuma dusubire wenda ku bijyanye n'iriya filime ibibera mu rugo. Ujya gutekereza gukora iyi filime ibibera mu rugo, wayitekerejeho iki? Ese ni icyo abantu bakwigiramo? Ngira ngo buriya igihangano cyose, umuhanzi mwiza agira igihangano gifite ubutumwa. Ntekereza kwandika filime ibera mu rugo, natekereje ko nshobora gukora inkuru ifitiye rubanda nyamwinshi akamaro, ubutumwa bufite akamaro. Noneho muri iki gihe tugezemo, iyo urebye amadivorce, abantu babana bakagera n'uburyarya, ngira ngo no mu ndirimbo yitwa Rurananiye nakoranye na Mutoni Fiona Uwase, ngira ngo natangiye mvuga ibijyanye no mu ngo, uko abantu barambagizanya ubuzima bwo mu ngo, abantu bakarambagiza ibintu bimeze neza, ariko nyuma bikaza kuba bibi, hakazamo ibintu byo gucana inyuma, hakazamo kurwana, ibintu nk'ibyo. Uyu munsi rero urebye umusanzu wanjye nk'umuhanzi, nk'umwana ufite impano zo kuba hari umusanzu natanga, natekereje kwandika filime ibera mu rugo kugira ngo ngaragaze ibintu byinshi bitandukanye bishobora kuba byasenya ingo. Cyane cyane nibanda mu buryo bwo gucana inyuma, kubeshyana, kutagira ukuri, guhemukirana, uburyarya, uburyo bw'uko runaka ashobora kuba akunda undi hari icyo amukurikiyeho. Iyo niyo sije yanjye, kandi niyo ngenda ngaragaza, nkabigaragaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Hanyuma tujye wenda ku ndirimbo, tuze kuba ari naho tuza gusoreza indirimbo. Ubu aka kanya ufite indirimbo zingahe? Ubu tuvugana mfite indirimbo zigera mu 8. Kuri YouTube channel hari indirimbo zigera muri ndumva ni nk'eshanu gutya 6, ariko mfite n'izindi ndirimbo 2 nitegura guhereza abafana banje, zamaze gukorwa muri studio. Ubu tuvugana ndazifite, kubera ko ngewe mbanza gutegura ikintu, ndi gutegura kugira ngo izo ndirimbo zizasohokane n'amashusho yazo. Yes, Mr. Pato ku Nguni Zose TV. Hanyuma Mr. Pato, twenda kugera ku musozo, mu ndirimbo ufite ntago tuzizi, wenda abafana bawe cyangwa se n'abakurikiye Nguni Zose TV bazajya kuzireba kuri channel yawe. Mu ndirimbo ufite ndashaka ko wumvisha cyangwa se uririmbaho freestyle ku ndirimbo ukunda cyane mu ndirimbo zose, ko buriya umuntu no mu bana umuntu abyara agiramo uwakunda cyane, akamukundwa akaza bitewe. Mu ndirimbo zawe ufite harimo indirimbo ukunda, iyo ndirimbo turashaka ko uyiririmbaho agace. Buriya indirimbo zose y'umuhanzi, iyo umuntu afashe umwanya wo kuzitaho, buriya abazikunda. Ariko by'umwihariko ndumva cyane cyane indirimbo nanone nkunda cyane ni indirimbo nakoranye featuring na Soshomura, nubwo bitabashije kuba byagenda neza kugira ngo dukore amashusho, ariko Soshomura ni umupapa mukuru, Soshomura ni muri Jendi, ni umustar ukomeye yaramaye featuring, ako nyine ibikurikiraho ntibibashe kuba byakunda. Ni indirimbo yitwa Nzaza. Bitavuze ko ariko n'izindi ndirimbo zose urazikunda, kubera ko naguha urugero rwiza ku bana. Umubyeyi iyo yabyaye abana nka 5 abafitemo umwana akundwa kaje cyane, bitavuze yuko bose abakunda. Yego, nta kibazo, nabasha kuba nahiriye. Baby nturambirwe nzaza, baby nturambirwe utegereze nzaza, maze igihe ntakubona, ubu ngubu narakubuze, ndaguhamagara ntiwitabe, telefone yavuyeho, yabaye kompoze, ubu yabaye kompoze, buryo wagiye kwiriba abagiye kurivomaho, iryanjye nanjye kugeza ubu byabaye nk'iriba ryakamye.
nzaza ayipepe nzaza ayigawe nzaza umunsi umwe nzaza usambona. Iyo ndirimbo ni nziza cyane kabisa, urakoze cyane. Iyo ndirimbo akaba ari Mr Pato yayikoranye na Soshomura. Mugende muyirebe kuri Mr Pato, ngire ngo iriho cyane kandi irakoze, ni audio ariko iriho nka lyrics. Iyi ndirimbo ni audio mu buryo bw'amajwi, ariko amashusho ntabwo birabasha gukunda. Buriya wenda Soshomura aho twakongera gukubitana imitego, dushobora hari igihe n'ubundi twapanga tukayikora, kubera ko n'ubundi aba yarabyemeye ko tuba twakorana. Hari abantu badukurikiye bari hano ku nkengero za Nyabugogo, hano mu Gatsata, ndetse n'abari hafi aha cyane ku kiraro cy'abasirikare, wababwira iki ku bintu bijyanye no kubogosha hano muri salo yawe? Hanyuma turaza no kujya ku miziki, ubwira abanyarwanda icyo bateganyirije, ndetse no kuri filime ibera mu rugo, cyangwa se niba hari n'indi projet waba ufite mu gihe kiri imbere. Ikintu nabwira abakunzi banjye tubana hano mu Gatsata, ku kiraro cy'abasirikare hano mu mudugudu wa Ruyonza, icyo nabasha kuba nababwira nuko bagomeza kuba bakwitabira, bakomeza bakaza ukabogosha, kuko nanjye nabonye ko uzi kogosha kabisa bikomeye, kandi wabibonye ko n'abakiriya turaza gushyiraho nimero yawe bajye banakuvugisha. Icyo nababwira nuko bakomeza kunsapotinga, kuko n'uwaje nkamwogosha icyo gihe aba mpaye support, kubera ko nimba ngiye no muri shuti nkatega ko kamoto, ntago aba nsapotinze muri make. Nabakangurira rero kujya baza aho dukorera hano ku kiraro cy'abasirikare, uzamutse escalier ukigera ku baje ujya nko ku rusengero rwa ADEPR ya Rubonobono, imbere ya kantine Umucyo niho dukorera. Uhita uhabona biteganye na kantine yitwa Umucyo, rwose ni ahantu hatayobekanye. ndumva rero nabakangura kuguma kutugana. Hanyuma nari mubajije ku bijyanye n'indirimbo na filime, ho urateganyira iki abanyarwanda cyangwa se abakunzi bayo muri rusange? Ikijyanye n'indirimbo zo nakubwiye yuko ubu mfite audio nshyashya ebyiri utarashyira kuri channel, ariko mu minsi mike ziraba ziri channel, ariko mu minsi mikeya uburyo bw'amashusho buraba bubonetse, mbashe kuba mbaha indirimbo zifite amashusho uko ari indirimbo ebyiri, kuko namaze kuva studio nazikuye ndazifite. Nubasha no kuzumva, indirimbo imwe bayita bakunyangisha kenshi, iya kabiri bayita mbaye kavukire. Izo ndirimbo rwose zaratunganyijwe, nzikumbuye ntaranazumva, zifite amazina meza, zaratunganyijwe ndazifite. Ubu tuvugana igishigaje no kugira ngo dutunganye amashusho, tubashe kuba twahita tuzaprodinga zifite n'amashusho. Ubwo urumva rero nicyo nteganyiriza abantu, abakunzi banjye ba muzika b'impano yanjye yo kuririmba. Ikijyanye rero na filime, ngira ngo icyo nabwira abantu nuko bakwitabira channel yanjye Mr Pato. Hari abantu bajya bambaza uko byandikwa, bikabacanga. Wandika inyuguti ya mara ngufi, ugashyiraho akadomo, ukandika pa na a na ta ebyiri na o. Icyo gihe Mr Pato uhita umbona kuri YouTube channel. Icyo ngusaba rero kugira ngo igihe twasohoye ujye ubona update uko zimeze, bijye bikugeraho, nuko nagusaba gukora subscribe, ndetse wabikunda ugasharinga inshuti zawe, ugakanda na like, kugira ngo ndetse bagatera na comment, ukandika na comment, kubera ko ibitekerezo biba bikenewe, inkunga yanyu irakenewe. Reka tugushimire Mr Pato, wakoze cyane kuduha iki kiganiro. Reka nshimire kandi abakurikira Inguni Zose TV, ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, kandi like, sharing, ndetse ibitekerezo byanyu muri comment birakenewe, ibyacu nakagaruka. Ikindi nabwira abafana banjye nsoza nuko tumaze gukora episode 5. Nagira ngo mbabwire yuko umuntu utari wakwitabira channel Mr Pato yakanda subscribe, akanakora share, kuko episode ya 6 nizikurikiraho izaba iryoshye cyane, nuko zigenda mukubita ama episode nabonye bigenda muri iki cyumweru irabisoza. Ikindi wenda nakwibutsa abantu badashobora kuba bayibona, bashobora no kujya kuri Susuruka TV cyangwa kuri Jackie Fire,
ni umufatanyabikorwa wanje dukorana umunsi ku munsi naho bashobora gusangayo filime ibera mu rugo kuri Susuruka TV cyangwa se ukandika Jackie Fire aho naho izo channel ushobora gusangaho filime ibibera mu rugo. So ndumva murakoze, turagushimiye cyane Mr. Pato. Yego cyane, nanjye ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukaba mwadusuye. Murakoze ku Nguni Zose TV.